Mbavu bite ko utagiye ku kazi kaba wabyutse wicaye aho ngaho? Nabyutse nicaye kuko numvaga ntameze neza. Nabyutse njya dushe mbere numva nesize neza ira karakora nayo gutanga maze ugatanga nyine numva niko kuza kwica hano ariko nabonye na mukuru wa dasi ndana yaragiye gake sinzi nibwo utabizi kwagiye. Hawo hari nanjye ntago ndabura kukubaza wowe. Njye ubwanjye ntago nigeze mubona kuva nabyuka. Kutuje cyane. Nibisanzwe. Kabyuka ukaza kwicara mu ntebe aho akaje mu nganize kanire tujye tugira ibintu byadutanga. Nese ubu ntabwo turi kuganira koko. Aho nawe imagine naso agiye abizanga bafunze agasanga cyaho ntabwo cyangwa rega njye ndi bofure wawe ikindi kandi jye umenye ko njye nimba ndi umugabo mukuru wawe njye nawe ndi wawe kugira ngo cyangwa kuganira sibyo se? Yego ko ntacyo kanicara aho ngaho. Ese ko kungira isoni nibyo ariko kandi kavuga ngiye sibyo? Aya nta soni. Zuguma amazi aramutse aciyemo aba badutandukanyije ariko ngo nta kibazo. Ikira hano ugira hano. Aya nta kibazo ntabwo nshaka kubukora nta n'ibyo nshaka pe sibyo? Kuko nanjye ndabizi ko naba nkoze amakosa ariko igera hano. Erega igera hano sinabikubwiye se? Arega hano ntacyo hatwaye. Nta kintu bitwa none se hano ni iki kiri hano kugezwa kizibuze gukwica cyangwa kujomba kwagira hano. Ego Yesu siko nkoraho nta nubwo ukeneye inama zanjye. Ese inama amaboko niyajya inama kwagira hano sibyo? Kwagira hego sibyo se suko mba nkubwira nyine. None se ko nkorakoraho tuganire gutyo utamfata. Waretse nka kuganiriza kari ibintu byishuta bugiye uzi. Nta kibazo cyangwa tukava kuri level ya kabiri tukajya ku ya gatatu ni nk'amatarasi sibyo? Okay sawa. Ego mana ugashogoye wamvuze mujye muratwubaha. Ubu ngubu aka kanya mukuru wapfuye ufite uburenganzira bwo kuza ukarwicaramo hano. Ni nako bimeze kera, ni nako bajyaga babigenza. Jewe nagiye nganira n'abantu ba kera cyane sibyo? Ariko wowe ntabwo wabashije kugira amahirwe yo kuganira nabo. Reka yongere nkuganiza ku byo utazi. Cyane kandi dore ufite amaguru meza. None se amaguru meza ahuriye hehe n'ibyo uri kunganiriza? None ukumva nciye nk'amabere? Nyine reka ngire icyo ngusobanurira. Nta kintu ndi kugushakaho. Reka njye ngusobanurira ibyo utazi ujye umbaza. Sava? Sibyo? Sibyo? Mbwira ndakumva ariko ntiwongere kunkoraho. Kunkoraho se bihuriye hehe no reka nkubwire ikintu uvuga sibyo? Wumve ko atari cyo. Urakivuga ninkubwira uko ukivuga bari nako ukivuga wite. Nibyo? Okay, sibyo se? Umugabo wa mukuru wawe akomeje kukubwira ibintu byinshi numva utangiye kunjyana hirya no hino unyinisha sibyo? Se nakoze iki? Wakoze iki se ubwo urukumva nyine nta kintu ndi kukubwira? Ubu se ntabwo ushimye kuba wabura aha? Yesu mwami ehe utangiye no kuzana ibintu byo gusakuza ukumva turushye ziba namukuru wa ntanabyumva tegera hasi aje nahita Samko wayi. Ese iki kigabo cyo kigihe ubwenge ubu ntibicaro gukora umwana. Ibi ntibicaro gukora umwana buriye. Umwana niba rwabigenda kanwa. Ese mukoro wageze hano gute? Niki cyakugejeje hano ko nasize uri gukora kwa ugeze hano? Nawe ubyibaze. Nari nicaye nyine. Kuri nduraho. Sinsanzwe umubarayeho se. Ntabwo sanzwe umubarayeho. Reka nkubwire wa mugabo we. Nayaga nkora nkubwira. None mufate kuri murumuna wanjye Kamemo ko bagwaye umwe bagwaye babiri wakoye bangahe?
ko nari ngusize hano umwana nkamusiga ari gukoropa uramamagaye ngo muganire iki ngiye ngeze ukuri muraganira iki usibye ko usanze ari hano ubundi usanze iki cyabaye bigenze bite ntabwo nsanzwe uri kumurira none uracyahakana ntabwo ari uri kumurira we byagenze gute nari nicaye hariya arambwira ngo nimpaguruke ngo nze ngo nicare ahantu tuganire nase kuri ikigoryi ko murankubwira kuri ikigoryi bazanagitera inda wari uhagurutse hari ujyayo ntabwo ari kukubwira hari ukumvira hariya nyine yambwiye ngo ninze ngo nicare aha ngaho ngo afite icyo ashaka kumbaza mbwiza ukuri wari uri mu biki buriya tutagiye kure birangirira ngaha ibiki birangira nyine ibyo ubonye reka birangirira ngaha uzi ko byarangirira aha ngaha ntabwo byarangirira none shyira myambarire niyo yatumye uza kumushyira none reka basi ntinduke mba umwana mwiza sibyo tumugire inama ubu se aravuga ngo tuzi ko ahamagara mama mu kanya akamubwira nyine wowe genda uriya n'umwana rero genda umubwire gihorera bikibana arabivuga niyo namubwira gutara ndetse ko nta n'icyabaye ariko na biriya nabyo bigeze mu muryango ariko uriya n'umwana ntabyo bigeze mu muryango nyine byagaragara nabi bigatuma agaragara nabi ariko ndabizi neza ko sinahubwira shiri zindura hano nyumviye ibyo ntabwo twabyumvikanamo ese ku isi ugenda ibyo ntabwo twabyumvikanaho ndakwiyamye mbaye nkende uriya mukobwa araharira mbona se wagira ngo ntibona hano bite se ni sawa mbese mumeze mutera sawa ko nakuzi se bimeze bite ntabwo nzi hariya wowe urivugishwa ngo ntabwo ngo uburara bwose ngo afite nka Florence njye nabo muteye ese ntabwo se urumva ko mperezo wonje kurara byakunaniye nyuma y'ibitutsi byose unutse se wumva ntabwo utuka sago ni ikibura warukaga cyari kizima bigo ntari kugutuka sha mukobwa we rero njye ntabwo ngana nawe sibyo mujye mugenda mutukane wowe ntabwo neza no kungana nawe ariko kimwe sibyo neza no kungana nawe urabizi yego ngo nyoshwe yakuzanye yisubiza ugenda urangira se wanzanye genda nyine we wanzanye bagumaho siko uzi ko iki kisa n'ikitumva nta soni ufite ikitumva ariko ibi byose ukoze niwe ubizira inda njyewe hanyeze ni njyewe uri kuvuga kore ku buryo ngo turitse ariko ntujyane gutyo nk'akajuru sisita wanjye asigaye amfata akanzirikira hano mu rugo singende sinsohoke kubera umugabo we ngiye kumwisanzuraho mumurye kandi nzabikorana ubwenge hagazigera abimenya azashiduka abona urugo rwe ruri gusenyuka atazi icyarusenya ariko se nabwo ntabwo nabimwereka nzabikora kandi azabibona nzamukorera akantu azajya yabona ko koko ntari umwana nakomeza mfate nk'ikigoryi Şerefsiz. Mukeza Muzika. meze neza Aha, meze neza.
sibyo se nyine mba nkubwira kuva bamfatana na murumuna wawe kuri nsigaye mbona warahindutse. sare wowe ntiwabura guhinduka koko? Sibwo ari icyaha kitababarirwa kuko ushize kirabarega ariko hari wararengereye cyane ko nta n'ikintu cyabaye. Rega no kuri akabona no kwitura abana beza kandi buriya ibyishimo nyine uba wanyiriye nibyo mba nagiye gushakira hanze, ariko sinanabikora ngaho rero sibyo pe ari wowe ukigira njyewe basi nsigaye ngera mu buriri nta kintu na kimwe ukimarira kubyuka wigenda ngo nose ubundi bwo wagiye kuri mwene mama wamburanye iki? ugatangira ukazana impamvu runaka ntazi aho zituruka kandi ntabwo uzi ko kuriya ukomeza undisha umubiri unyima ubuzima ari byo bituma nshobora no kuba naguca inyuma. Bagabo no kuri buriya turabona beza turi n'abana babi. Ubundi se bwo wagize wabikoze kuriya nabukwimye? Ushobora banyimye iki ubuzima se? Nyine hari ikintu kikurira ni nko kunyica n'ubundi kuko sinagira mu buriri utangira ngo hafi nkokora iki utarambwira impamvu yabiguteye birabiye shoto kandi wigira nta kintu tuzongera kuvugana. So abigiye nageza ijisho buyotari ne sibyo ibyo rero nandi ukubwira pe sibyo kusa kunyema uri abagabo twebwe bimbwire neza avuga ugwisha ku ngingo umbwira ati njye nakingira ahandi dukunda ahantu baduhakeya none se kare hose uca ku ruhande dukunda ahantu baduhakeya ntabwo nabona mu buriri ukuzana byari byashoto kandi byakungufu ngiye ngo ejo ngo nimbona icyana kinyifatira neza bure kugikora ahubwo abagabo muri mutanyurwa ntabwo ujya unyurwa nguko jewe nteye sinzi hari n'abandi bateye nkanjye nuko sinabona uzi ko biri abakoze kugira ujye kuri murumuna wanjye wari kubereka nyine ukajya hanze nkamenya ko wagiye hanze atari kuri mwene mama. niwe nabonye wari utangiye kunyura cyo kwa nabineyemo nawe yahise ko abifata ubundi kuntu ariko urukumva byanakomeza ariko ukwisheri naho ujya wishyira mu kingo cyanjye pe ari wowe nkaza ukaza unshaka sibyo none ahubwo ati sheri ndinaniriwe icyumweru kimwe bigashira ukabona umuntu kwihera akayahanze tugenda da tujya n'andi umugore mubi ku buryo wanca inyuma mu ubwo nimba nta kintu umbwira nyine kandi be izina ry'Imana nagukunda buriya izina ry'Imana pe ndagukunda kuko ngiye nza kubona na umuntu ukunda se uramubabaza wese sinagusabye imbabazi yonze ko ntagukunda sibyo ntabwo ngiye nari twari kumarana imyaka yose tumaranye ariko kubera ko uri umugore wanjye ndagukunda kandi nta kundi nabigenza nahisemo gusaba imbabazi sinzanabyongera ariko nyine ujya unanateganya ko tuvugisha ukuri buriya murumuna wanjye umuteye inda koko yaza mu bandi abana ariko iki n'umwana wasaba ko bababwira ngo iki ariko bizi ko hari n'undi muntu nzi byegeze bibaho gusa uri guseka iki uri kubona hari ikintu kiba gisekeje mu mwana ku buryo waseka izina ry'Imana umuntu nzi byegeze bibaho ariko nyengeye sinshaka ko byamba ariko undi muntu byegeze bibaho nawe arongora murumuna w'umugore we baranabyarana umwana nanamuzana mu we none barabyara abana gusa uri gutera andi njuga ibyo birakureba rero nta umuntu w'umugabo nkawe koko n'ukuntu nari nkuzi ufata umwana nubwo byagenze kuri ubwenge ndacyabufite ntawe bwagiye ubundi se bwo wabikoze bwagiye ndetse ko biriya nyine sherisa bigoye ese murabona twebwe ntaba twabona twabacaho inyuma ubundi buri kubona bimeze bite afashwe no kari we gisambo namwe hari ukuntu mwibogeye koretse ko singushinja sindagufata umugore mwiza ariko nyine ufashwe no gisambo njye nakubazaga nimba wabona ko nanjye ntawe nabona tubikorana amubona sheri ukuntu uri keza ngabanyaho nta maco ye ndi keza se ndi keza ubundi wari ubiyoboye ujya gukora biriya ese kwambabariza narakubabariye ariko kugira ngo tuzonge kuryamana mu baburiri sinzi icyo uzakora sawa reka nkubwire sibyo nimba uzi ko urugo rwawe urwubaha ukaba urukunda by'ukuri nta kayazo mu buriri kuko nta kindi kintu mba naragushakiye nutazimpereza nkajya ahandi ntibizakubabaza kuko ngiye ku myaka yanjye ntabwo wajya unyima ukuntu naruhura umubiri uze kuza kumbwira ngo umugabo wanjye gusuma nkiri umugabo nyine ko n'abandi baba banshaka uretse ko ngewe bivuga ati ndi Mariya
ubu ndanakurabuye. Se burya n'abandi baba bagushaka? Ubundi ujya umbwira neza, ubundi kare hose se. Kare hose ukimbwira gutyo hari kubiki? Mu rutwe. Handi baranyanyosha. Se nkubeshye, ntabwo nakubeshya pe. Kurabuye, ubwo we numva utagomba kumfata neza ngo mpeke yafuru kezuzuye. Nagiye da. Gende neza. Genda rero genda ujye gutegura ibiryo twirire n'ubundi kumara nisonzeye. Sawa. Ariko urabona genda narabaye. Bafu waramutse? Biteze? Mbabarira. Uzi kongera kunteza satani hano. Ugarutse kongera kunteza mukuru wawe. Yego ko. Mva imbere ukaba kugenda usubira uvuye. Ibyo wakoze birahagije. Reka nkubwire. Buriya nuko yahise aza. Kandi nyine ibyabaye byarabaye, byararangiye rwose. Se uri kubona njye ntarabaye umuntu mukuru? Ibyo ntabwo bindeba mwana. Babarira. Nta mwana bipanze ugasanga uriya mugore amubise isorori mu mutwe arawusitarukije. Nkubita isorori se mukuru wanjye nuko ateye? Mwana ndekura. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nkubise amabyera yitarukiriza. Ntabwo rero ndi gushaka kukuza kungwaho ndakwiyamira bari. Yewe noneho yagiye mu kazi. Yagiye nyine genda mu gihe n'umuherekeza ariko nk'amahoro. Si ko mbona warakaye mwatonganye se? Shiryo mwankoreye. Gahibaze nk'indahiro narahiye. Mwakongera no kumuhinduka. Bigajya umenya yuko mama wari mabwa wanjye, papa wari data wanjye. Gahibaze ndongoye mukuru wawe nawe ndakurongoye. Cyafatwa. Yewe nyumva se uranyegeza ahubwo wogera hene. Nafite igituza cyiza. Ijosi ryabaye nk'umugore wanse umupira atari mwebwe mwatumye nano. Rekana n'ibya uriya mugore wawe nawe mwihorere rwose. Yinjiyemo hano ubu yewe nafunze araza asubiye ko yagiye kuza. Bashaka ko nanuka kurenza ngaha. Busa n'indanyuza mwibere. Ese yewe ko yagiye kuza mu magara akambaza niba nasoje guteka. Ese nyumva ureke kurakara. Nshaka gukosora amakosa yose nakoze sibyo? Tukaba inshuti nziza. Cyangwa uri gatuma. Gusa mbaye gatuma gute? Ntabwo nakongera kukwizera again. Ega nawe ntabwo twari twabiganiriyeho. Si wanyumvishe. Bari kuguhamagara kuri telefone wayitaye utangiye kuzana. Rekana nabo ngabo bihorere. Ese urifuza icyo ubundi? Mfanyira sibyo? Ese uri kumwambuza? Sindakwambuye kugufata nuko kwambura. Mbwira nyine icyo umbwira ureke kumbwira. Nyine nshaka gukosora aya makosa sibyo? Nyine nkayakosora. Okay, sawa. Kareka tujye mu cyumba tukikura. Please ndakwinginze. Cheka niba ushaka kongera kunteza mukuru wawe. Okay. Okay. Siku meze ngirogo kutiyinya ngo. Ega nyine ko ndi umusirikare. Umusirikare ku rugamba ubona. Yaho utacogora akaboko uko uponce umuntu wari akunda. Si wagiye no muri mudukibura ushaka uko mbona ushimbikeneye. Mfite isoni y'Imana usibye wibaze iyo ugiye kwinjira karanza. Injira se hehe? Ntabwo nabishaka.
kuya ujya se reka mpindukire njye hariya umusego ndawifashisha aha ngaha usanzwe uzikoreramo ubona ntabwo ese ibyo wambwiye ubishyira mu bikorwa yego yesu